Bana b'Imana nimwakire Roho Mutagatifu. Dore amasomo dutegura kwakira umuvugizi kuri iki cyumweru cya gatandatu cya Pasika tariki 17 Gicurasi 2020. Isomo rya mbere mu gitabo cyakozwe n'intumwa umutwe wa 8 murongo wa 5 kugeza ku wa 8 n'umurongo wa 14 kugeza ku wa 17. Zaburi ni ya 66. Isomo rya kabiri ryo mu ya mbere ya Petero umutwe wa 3 murongo wa 15 kugeza ku wa 18. Ivanjili yanditswe na Yohani umutwe wa 14 murongo wa 15 kugeza ku 21. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa bati: niba munkunda koko muzubaha amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaho undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka. Uwo ni Roho nyir'ukuri isi idashobora kwakira kuko itamubona kandi ntimumenye. Mwebwe ariko muramuzi kuko abana namwe kandi akababamo. Sinzabasiga muri imfubyi, nzagaruka mbasange. Hasigaye igihe gito, isi ntizongere kumbona, ariko mwe muzambona kuko ndiho kandi namwe mukazabaho. Uwo munsi muzamenya ko mba muri Data kandi namwe mukaba muri jye nkuko nanjye ndi muri mwe. Umenya amategeko yanjye kandi akayubaha ni unkunda, kandi rero unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda kandi nzamwiyereka. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Batoni b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Hari impano ikomeye umukunzi wacu Yesu ashaka kudusigira ubwo ari kudusezeraho agiye mu ijuru kwa se. Ni umuvugizi Roho Mutagatifu. Yesu ku cyumweru gishize yadusabaga kudakuka umutima tukemera Imana Data n'umwana wayo Yesu Kristo, we nzira ukuri n'ubugingo. Reka rero kuri iki cyumweru cya gatandatu cya Pasika tuzirikane ku ngingo igira iti kwakira umuvugizi Roho Mutagatifu. Izina rya Roho Mutagatifu ryakoreshejwe muri Ivanjili ni umuvugizi. Ni ijambo ry'Ikigereki parakletos, mu Gifaransa paraclet, défenseur, avocat. Umuvugizi yari umuntu umuco w'Abayahudi wagaragaraga mu rubanza akajya hagati y'umucamanza n'uregwa. Yari umuntu nta makemwa, wubashywe kandi wumvwa na bose kubera ko umwizerwa n'umunyakuri. Yari afite ububasha busesuye bwo kurengera uregwa, kubohora uwakatiwe, mbese kumuvuganira. Ngiri rya zina ry'umuvugizi Yesu nawe yakoresheje Roho tuvuganira Yesu agiye kuduha. Amasomo y'uyu munsi aratubwira ibyiza byo kwakira Roho Mutagatifu. Mu isomo rya mbere umudiyakoni Filipo arabatiza abanyamahanga, abanyasamariya, bakagira ibyishimo. Petero na Yohani intumwa, nk'uko abepiskopi abasimbura b'intumwa aribo batanga isakamento ryo gukomezwa, nuko nabo bakabaramburaho ibiganza bagahabwa Roho Mutagatifu. Ibyishimo byabo bikarusha gusendera. Umuntu wabatijwe akanakomezwa aba yabaye umuntu mukuru mu kwemera. Uyu muntu mukuru niwe Petero yatubwiye mu isomo rya kabiri, ushobora kwitegura gutanga igisubizo ku muntu wese wagira icyo amubaza ku myemerere ye, ku kwizera kwe. Akabikora ataryarya kuko Roho Mutagatifu aba yahawe ari Roho w'ukuri. Nk'uko twabizirikanye mu Ivanjili y'uyu munsi, Yesu arifuza kuduha impano ati: nanjye nzasaba Data azabahe undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka. Uwo ni Roho nyir'ukuri isi idashobora kwakira. Dore ingingo ebyiri tujye kuzirikanaho zidufasha kwakira Roho Mutagatifu: kugumana n'Imana Data no kugumana na Roho Mutagatifu. Ingingo ya mbere, kugumana n'Imana Data. Umunsi umwe mwarimo gatigisi mwari kwigisha abana, nuko arababwira ati: bana rero, ushaka kubaho neza agomba kwita ku nturo ye. Mu gihe atararangiza kuvuga, umunyeshuri ahita azamura akaboko ati: uradushuka, inturo yatumariye inkoko, twongere tuyihe n'izindi koko? Mwarimo abonye ko abana batangiye kurakara ati: bana rero, hari ubwoko bubiri bw'inturo. Hari inturo y'injango y'ishyamba, hari n'inturo aho muba, aho mutuye, demeure. Inturo yawe ni umutima wawe, ugomba kuwitaho kuko Imana ihatuye. Muvandimwe mu Kristo, inturo yawe nta rubobi n'ibitagangurirwa byahatuye, uracyayitaho? Ni koko, kubera gukurikiza amategeko y'Imana bituma Imana iduturamo. Yesu ati: uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data kandi nanjye mukaba muri jye nkuko nanjye ndi muri mwe. Inshinga kuguma, demeure, yakoreshejwe muri Ivanjili ni inshinga y'Ikigereki ivuga meno, demeurer, rester, habiter, vivre, durer. Kugumana, kuguma, gusigara, gutura, kubaho, kumarana igihe kirekire. Iyi nshinga Yohana arayikunda cyane. Abahanga muri Bibiliya bemeza ko igaruka inshuro 67 mu nyandiko za Yohani.
bitwibutsa ko Imana isigarana buri gihe cyose n'inshuti zayo, abantu bakurikiza amategeko yayo. Kandi umuntu ukunda, kuko Imana ari rukundo, nawe aturwamo n'Imana. Bavandimwe, iyi si n'abayo bakunda ibintu byihuta kandi byikora vuba ako kanya, automatisme. Niba uzashaka igisubizo cyihuse ku Mana, wabona itari kukugirira vuba vuba cyangwa ikaguha icyo utashakaga, niba uzashaka inzira z'ubusamo. Rero muvandimwe, nubwo Imana iri kumwe natwe, ntabwo ikora nk'umupfumu magicien. Gukorana n'Imana nta gahato, ntago duhata Imana nk'uko wahata ibirayi n'ibijumba. Nuko rero inturo yanjye Ndebera kugira ngo Imana ihature ni urukundo, kuko hari urukundo n'umubano Imana ibihari. Ubahiriza amategeko y'Imana aturwamo n'ubutatu butagatifu, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mbega byiza guturwamo n'Imana. Ingingo ya kabiri, kugumana na Roho Mutagatifu. Yesu ati, nanjye nzasaba Data azabaho undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka, domere. Hari ibintu bibiri tabangikanwa bavandimwe, ntawe ukorera abashebuja babiri, ntawe ukunda Imana na bintu. Ibihanga bintu bitekerwa mu nkono imwe, nta bami babiri mu muzingo umwe. Ikibi n'ikiza ntibibana, ikinyoma n'ukuri, umwijima n'urumuri ntibibana, by'akarusho icyaha na Roho Mutagatifu ntibibana. Tujya tuzirikana ko turi ingoro y'Imana, nkuko Pawulo Mutagatifu bitwibutsa mu Banyakorinti ba mbere umutwe wa 3 umurongo wa 16 ati, ubwo se ntimuzi ko muri ingoro y'Imana kandi ko Roho w'Imana batuyemo? Babyeyi, kimwe mu bibabaza umukunzi wawe nuko aguha impano ukaba wayica ubusa. Na Yesu nawe abazwa nuko aduha Roho Mutagatifu ntitumwakire uko bikwiye. Kutagira Roho Mutagatifu twabijyanya n'umushoferi ushaka gutwara imodoka bakuyemo moteri. Roho Mutagatifu niwe utuma ubuzima bugenda. Umugabo wari ufite kamera ihenze kandi nziza cyane ifata amashusho meza cyane, umusore w'umukristo wari ugiye gushyingirwa ahita amuha ikiraka cyo gufata amashusho mu misa yo gushyingirwa. Nuko misa itangiye, uwacu na kamera ye yatangira gufata bikanga, bakamubwira bati full memory card. Ariko kubera ko atumva icyongereza, bamujyana ku ruhande baramusobanurira, bamusaba ko yagira bimwe asiba kugira ngo misa nayo ibone aho yajya. Banajya no kumufasha gusiba akanga, kubera ko yaraherutse gufatiraho amashusho azajya akoreshwa muri filime z'urukozasoni, pornography. Abonye misa igeze kure kandi agiye guhomba ya mafaranga, ajya hanze kugira ngo atoranye wenyine ibyo yasiba. Mu gihe akirangariye kureba ayo mashusho yabuzemo n'imwe asiba, kubera ko zose ari kumva zikunze, misa iba irasohotse. Ye baba we, ubanzana n'ubu akiri gushakisha ibyo yasiba. Mukristo umuvandimwe, memory card yawe ni ibiki biyuzuza? Filime y'umukristo washyingiwe hatarimo misa, kubura umwanya wa misa, memory card yaruzuye, hakaburamo umwanya w'Imana, ijambo ry'Imana, isengesho. Mbega bibi koko, ni ibiki byanyigaruriye kubona Imana nta mwanya igira iwanjye? Ni ibiki byuzuye mu nzu yanjye bituma ntita ku buzima bwa roho? Kuki natandukanyije umubiri na roho kandi ari byo bingize nk'umuntu? Kuki iby'umubiri ari byo mbonera umwanya muremure ariko ibya roho singikoze? Kuki nta nyota ngere yo gusenga, inyota y'Imana? Muvandimwe, kuki utunze amazu, amamodoka, akazi kaguhemba neza, ufite amafaranga iryaguye, ufite inshuti n'abavandimwe, ariko wabuze amahoro? Kubera iki? Aha muvandimwe, nta mahoro w'umunyabyaha. Roho nyir'ukuri ntabangikanwa n'ibyaha, ntabangikanwa n'amafuti, ntabangikanwa n'ikinyoma. Abahanga bamwe bageranya umutima wacu na memory card zuzura vuba, kubera ugenda ushyiraho ibintu by'amoko yose: ukwikuza, ubugugu, ishyari, uburakari, ubunebwe, ubusambo n'ubusambanyi. Ngo iki cyanyuma cyo kiba gifite uburemere bwinshi mu kuzuza vuba iyi memory card. Cyo rero kiza ari rurangiza kihomaho. Uko no kuvuga ibiterasoni n'ibishenzi, kureba amashusho y'urukozasoni, pornography, kugira no gushaka kurangiza wishimisha, kwikinisha, ubutinganyi, gusambana n'ubundi buryo bwose wacumura itegeko rya 6, ukaba uri kubangamira ingoro y'Imana, ukandavuza umubiri wawe n'ibiterasoni. Ibyo byose byirukana Roho Mutagatifu. Nibwo uzasanga memory card, telefone yawe, imashini zawe zaruzuye, zuzujwe n'ibyaha, amashusho y'ubusambanyi, kandi ibyo byose ukajya ubona bigushimishije ntacyo wasiba. Ngo haboneke umwanya wa misa, umwanya wo gusenga, ngo haboneke umwanya w'ijambo ry'Imana. Nibwo uzajya no gusenga ukumva isengesho ryawe ridashyitse, ukarambirwa vuba, ukananirwa, ukabihirwa, gusenga ukabiburira umwanya, wajya no gusenga ukarangara bikabije, kuko wirukanye Roho Mutagatifu. Roho w'Imana yasanze nta mwanya ukiri iwawe. Mukristo rero, zirikana ko turi abanyantege kandi dukwaye ingabire z'Imana mu tubindi tumeneka ubusa. Niba rero hari ibyaha biri imbere yawe uri gupanga gukora ngo wishimishe, ushimishe umubiri wawe, ushimishe abakunzi, ushimishe iyi si,
pangura vuba vuba, yisubireho, ntube ukibikoze, kuko nta buzima wagira udafite roho mutagatifu. Tuzirikana ko icyaha kimeze nk'inkota ukomeza gusunika mu mutima w'Imana iyo wagikoze. Icyaha cyica ku mubiri no kuri roho. Mu Kristo rero, inturo yawe ta demeure, uzagiramwo amahoro, wishime igihe uzahanagura ibi byose bibirimo, ibyaha, ibidashimisha Imana, nibwo uzakira roho mutagatifu akakugumamo. Nimugira amahoro. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.